ariko se Tere aho kwa Rufonsi nakago baheruka ko numva amazi imisinga kinene wagwa se urwagwa rwabure hese ku rwagwa ruhari aragafite keza k'igitoki reka manye bakora kakera gahumura rwose nitaka rwose ibintu by'ibiyoga by'ibikorano bingwa nabi buri ntago bagira muderenganya Tere kara waruje naje mwabirangije se enda gosara tiro yaba we gosande ko nabona mirongo byiza ngura naka ariko mugize vuba naza kuburana nyabo mugize vuba rwose reka bangu banje bafite imbaraga bafite courage mwabimazemo neza twamazemo neza bigosorere reko naza ngura gacupa nimugoroba naza kongera ariko nanjye nturi bumbera ariko sa n'ubizi ko konga tere baba we ariko nagutura basi tubaye duhaza none n'ubuze ntabwo arimo kubeshya njye umuti ibyo babatinde nyabo Ndananiwe kwereke ndananiwe nungu se bitaza ngo namfashe bana bisarura ibyo bintu bishimba twatuze kubisarura pe ego muruho kabwana we karame papa akusha ubundi bwo cara iyo ndimo ndasarura ibishimbo njyenyine nkabituna njyenyine wone urakubyariye iki papa ariko nanjye narindi mu yindi oyo ako nubona ko manananiwe koko wagize amahirwe ubona nkubyara nkiri mutonya urakuze urenda kungana nkanjye none kujya uzegera umuntu amfasha kwicisha imirimo shaka oya no kuri papa narindi nanjye mu yindi mirimo narindi kukwahirira inka pe mbura umwana wanjye kabwana urabona ibishyimbo bisa nkaho byumye ndashaka ko tubihura ariko nubwo twabihura nyine ko muzana ibyasigaye mu murima kugira ngo tubihure rimwe kuko uzi ko byumiyemo twatinze kubisora byumiyemo nk'ubu gafaranga yatangiye gusarura ibyo aka kanya nciyambira ko amanutse agiye mu murima kujya gusarura ibyo yarasizemo ngiye mbwira mukuru wazi hano mujye kumfasha tuye kuzana ibyasigayeyo ndananiwe ihute umubwire gashumba ye gashumba we ariko ko papa yashaka ngo tujye gusarura ibishyimbo ariko se umusaza ndimo ndagaburira amatungo ndimo ndagaburira hano ingurube uko kuyabaretse tukajyayo izuba rihumbye koko oya ngo gwino ngo aragukeneye ngo tujye gushaka ibishyimbo duhure dore ngo abandi ngo batangiye ngo gusarura papa witashaka ari mwitabe so uri mu bikize ndimo ngaburira udutungo hariya dore nimuhaguruke mufate imigozi tuye kuzana udushimo twasigaye twongere biratura uko tubihurira sibyo mugire so waze ndagukora hera ushake tubone ko turabisanza tunagiye kubibura ariko mugire vuba wani muze umuntu agaca akarere muze tugere umuntu agaca akarere mu rutoki ko waramutse Miranzi we komera gafaranga we makuru yawe ra neza rimwe ndabona abahungu bawe bazanye abaze bafure gusatira dushimbo abatubaze iminsi mu murima agiye utazabonera mu gihe ndabona makuru ni meza mwebwe se aho ngaho byareze ko ngiye mbona byarumbira byaranumye maze batinze gusarura amatere karame aho neza komera yego iminsi myinshi ariko umara umwaka wo tunaherukana neza uraho amakuru yanyu amakuru ni meza nadutanze gusarura babatanze gusarura se mwatinze mugira mutera yewe nanabyutse ndimo ndakundura inka ziri hariya inyungu byanjye rero nabyo usanga ibihe bifata n'ibyo biba byagiye ariko nyine ndabona ibishyimbo byanyu bigiye kunyumana twe twazindutse burya umuntu abitoragura hakiri kare hakirimo amafu bitarahungukiramo mwari muri aho ariko turaho turakomeye yewe mwaka musoje neza tusoje neza rwose kuri kwimana ni byiza ariko se Tere
aho kwa Rufonsi n'akago baheruka ko numva amaze iminsi nkakeneye. urwagwa se urwagwa rwa buri wese ko urwagwa ruhari aragafite keza k'igitoki reka manye bakora kakera gahumura rwose nitaka rwose ibintu by'ibiyoga by'ibikorano bingwa nabi burya ntabwo bagira muderenganya bagira urwagwa rukoze cyane rwose ndibuze gusimbuka ndebe ko ndatuma uriya muhungu wanjye ariko kuko ngenda ndashaka ko nimara gutera udushyimbo ari agatabire k'epfira ndibuze kujya gutera k'imyumbati ndamutuma agenda amunekire n'amacupa nk'atanu zo kureba ko naza kwita iyi ngwaga sita twese turi busomeho twese turasoma erega n'izuba ntabwo byoroshye izuba ritera icyaka ni ubwa mbere mbonye izuba ry'ukwa mbere rimeze ubundi kera habagaho imvura ariko iri zuba rirava ni nk'umunyarwanda yavuze ngo ramene imbwa agahanga hari izuba riteye ubwoba mbega izuba niyo mpamvu ugiye nazindutse mu gitondo azindutse cyane kugira ngo tubifatirane amafu nanjye nkiri hariya ntabwo yanyoroheye hariya hari inka irya ako buriya nka nubwo irya ariko ni umusaruro pe kuko iyo yabyaye sijya mbura litiro 5 nkama bana bahungu wanjye bakabona ukuntu baba bangana n'ibisore ni ibisore bameze neza narababonye afite amatama buriya kera bita akabwana rero kiriya kiranwa kubi gicura nk'umuntu wacu burya abahungu banjye rwose buriya ku mata bareho bikitwa niriya nka rwose ntacyo nayinganya uyu musaza se sawa nirwa tugirisha itembo uyu ngurube yanjye sishonje nta kundi nyine rwose ko umusaza nta kundi wamugenza wese ubu amubwira tukajyana bino gusi byagwirira kereka natubwira ngo tubijyane pe mbona umusaza arushya kubi umusaza reka nkahaterera umusaza hatevuye hakagwa yega uriya ejo bundi ejo nimugoroba nagize gutya ndimo ndava mu mujyi nari natinze hari nka 2 z'ijoro ngeze harya irwinjira muri rya shyamba numva ikintu cyaje agase muri rya shyamba narirutse niyo mbitekereje rwenda iseka uriruka cyane hari ahantu ni habi cyane buriya nta bisambo sigaye bibamo hari ahantu ni habi baranahategera bakakwambura ibyawe byose bakakwambura amafaranga ujya ugenda kare uzi ko ari byo bahu ujya ugenda kare saa 12 zibura wageze mu rugo kuko iki kintu nabonye nanjye bahakwicara rwose nabonaga bidasanzwe aya ni amabandi haba hari amabandi ibyo birashoboka rwose ugenda kare ugende wihuse kandi cyangwa uriya n'uwo mugenda muri babiri burya abantu ari babiri nta muntu upfa kubakorosingaho hagera dore ko cyari mudugudura arahari dore ko cyari mudugudu none se waretse umuntu agashaka ukuntu amubwira nimugoroba bagapanga irondo ako kana hano bakapangira irondo aho niho abyo ndabyemera kuko rwose hano hazaga umuntu kandi ni ukuvuga ngo abaduhombye miranzi mpfuye rero oya nukujya kubapangira irondo rikayicara mwavuye kuraho amarwa ameze neza bamaze kuhamenya turabizi ntabwo umuzongera kuhajya haca nijoro amarwa ameze neza mwavuye kurabona rwose ikoka bwana we karame papa ariko sha nawe murekeye mukarundi mwari mumaze gusarura niba mukaba mugiye mu rugo tukajya kureba ko twahura birabyo bimaze kuhagera hari ikibazo yego papa mushaka imigozi washaka imigozi hanyuma gikuru cyawe kiba kibirundo yego papa gira vuba sa gira vuba rwose reka tuwushake papa hafi imigozi gira vuba hafi imigozi duhambire papa reka narinaniwe nanjye igihe cyo pfa nawe hano wajya kuri ukajya nk'uwicara uyu mwuga ni ukuri papa njye narinaniwe numva ku mugongo ugiye gukira kandi warwara imvura uzamumbere uzamumbera nka nyoko inzara rwose ngewe numvaga irimo kunyica n'ubundi ndayisonzeye papa uzamumbera ubwari bwanjye ukagiye ntagaruke karame oya papa nambara kugira urarenza bino murumuna wanjye uzarekera ngewe n'ubundi ndumva naniwe uzashiduka nawe ugiye ntugaruke muhambirire mpambirira pe hambiro n'ibiryo urya byose koko utwo tugiye gutwara utu twa murumuna wanjye papa ngize ngo ni wowe utu twa murumuna ntabwo kuzongera kunywera amata y'inka yanjye wagira ngo
Gafaranga we. Oui. Turi kureba ko twazamukana ibyo twari tumaze gusarura. Noneho ndebe ko twajya guhura mu rugo. Ese we kuba wazanye n'abahungu bawe. Akazuba kakiri. Areka Gafaranga Uri we. nkanjye. Nonese ko kwahisemo kubyirira wenyine sha ubibere tutambyirire. Aya nta kundi. Uragira ngo mbigenze nte wa mugabo. Aya nta kundi. Hasi shagafa. Aje cyubwira wa mugabo. Kureba ushaje. Basi wabuze nawe mukobwa wo kwa Mukamana kunani. Simeruka n'umugura mutereka. Wazana umwana w'abandi nta mafaranga ufite koko. N'amafaranga yose ufite koko Gafara. Urabona ibishyimbo ntera ntibizi aribyo najya mugaburira. Oya. Nese ubu ngibona namugabura iki njya gushaka Nyiraminani wanjye ubu namugaburaga iki nari mfite iki reka tuye tuganira gato buretse niko shaka abahungu banjye mugire bameganira n'uyu mugabo tuba tumena habi niko Gafara uretse gato ubona njya gushaka Nyiraminani wanjye nari mfite koko wasanga ari ufite ikintu. Oya ntacyo burya bwose se nari mfite iki nyine ntuzi ko niriya nzu karana no mu gihe ku ruhande ujya ubona kajya kicyumba nasaba burya nakubatse kubera ko nabanaga na Nyiraminani wagira ngo buri ufite umugore hari ibintu byinshi bigufasha urumva nubwo yantaye ariko yantanye abahungu basorona ntago nyivunika ayibaze rero nanjye mushatsa kandi oya buri ariko n'icyamujyanye uzi ko yaje kurwara uburwayi ntago uzi ko yaje kurwara akaguru yarwaye akaguru no nkajya mujyana ku bavuzi bakajya batubeshya birangira agiye kwivuriza iwabo ubwo yaragiye ntiyagaruka ndamwihorera ubundi ko yagaruka yagiye mu rwego rwo kwivuza nuko nese ko nanje kumwungisha inabi kanga cyangwa aramwirukanye cyane nabanje kumwungisha inabi ramukore umwategereje narahe akamukorera murumuna wanjye ibishyimbo biranaremereye ntabwo byabura papa waratwara utungutu Gafaranga we yego ariko sawa mugabo niko nyabo kureba n'ubundi we bishyimbo byanze abura n'undi wahereye mu gitondo usarura ako kabitagwira ukabyara wamfashe twara ko twazamukana ibintu bimaze gusarura n'abahungu banjye wenda ko wanamfasha twaduhora biri mu rugo wese mira ufite amarwa mu rugo basinga umuntu yisomereho amarwa ariko si uko ko yabura dore narayigize narayimbeteye ahubwo mfite urwagwe ejo narayimbeteye ntacyo bitwaye rero sabura koze cyane hera kuri utwo hera kuri utwo dore notari nyishereka nze nisomereho nta kundi turaturiya nze nisomereho naho ubundi ngenda abona nanabivuze tureba twajya guhura iki gishyimbo akazuba kakiriho aka cyari tugende papa turaba neza amara n'utu ngiye kuzitiza ahangaha niyo mwana umaze kumva ibindi nagiye sishambika abahungu murabona papa nimwihute ngewe ndananiwe oya naniwe se iyo urimo urarya uvuga ko unaniwe simba n'uburyo ukarangiza utaravuga ko unahaze uwigize biragoye papa icyo kigoye muri Gafara reka ugeze iwacu dusanga no ku izuba ryanyuramo ibintu byaganiriye kirapfa
ubisanzwe ushaka bya nungu byanjye ubisanzwe turebe ko akazuba kacamo mu kanya mu bikubita Kambafasha sha, kambafasha. Ganyo minini zane. Ngizo. Kwisi yo ntabwo ari byinshi dore. Bityo ntabwo biru. Akira sha enda. Enda nimurekere kumuza. Şah, ne yapalım oraya? Ne diyor ha? Var mı uğraşan? Ne bu? Böyle bir canavar da. Ne kadar yolu? Sağ bu tamam mı var? Abi kubita. Güzel. Hadi kubita da fraga şah. Oraya söyleyecek. Tamam ha. Merece já. Vamos lá, vamos lá. Mujya mubyumva neza sha, mujya mubyumva neza. Nyaga kubasira mu bishishwa. Urakuza mu bishishwa. Uri ikibazo. Ari mu bero cyane n'ubu. Yo kazuba ka. Bene karagenda yo kazuba kajyamo. Yego papa. Karatwishe. Papa ariko uyu munsi wadukoresheje. Ariko se sha mwabana mugira ngo bikore. Wagira ngo Umutama wo kwabinara nakita n'isasa n'uko yanja kwitwara yego. papa nukuri kw'Imana turananiwe pe uyu munsi watuvunishije. Ni impamvu pe. Nibatunga. Ta papa ntabwo tunarya byinshi tu. Nibatunga mu muri gukora. Oya kiravunanye pe. Kandi ejo bundi Uyu mwana mushaka. Neza papa. Imbuto ni nziza wateye. Ahari gashamwe abana mekera nari nshoboye. Ariko n'ubu ndacyashoboye sha. Abo se papa. Imbuto bayita gukira. Iyi mbuto bayita mutiki. Eh. Mutiki murayizi? Ya indi bita gurigare bimeze gutera. Burigare rero. Ahubwo hari yitwa koruta. Nshaka kuzagura. Amabuye y'agaciro Nshaka kuzagura gakora. Ntabwo ari amabuye n'ibishyimbo wa gahungu. N'ibishyimbo. Gakora. Amabuye y'agaciro bita koruta. Nshaka ko uzama kuri ya mbuto wa koruta. Mwatiye muri wa murima mu kiderenge piri. Ntacyo nzakurebera nka mironko. Cyane ukuri Nawe pe. uzakirire. Mfite ubutaka bwiza rega. Kandi buriya iya nka yanjye buriya ntabwo n'amata gusa. N'ifumbire n'agafumbire. Kandi guteresha imborera. Imborera ifumbire nziza cyane. Ibi by'imvaruganda twazo n'abazungu. Akwifasha imborera yawe, y'inka yawe, iguha amata, ugafata ku mborera yawe ukagenda ugateresha imyaka. Yego. Ariko ushaka bwa karame papa. umagara mu Tereza ze angosore tuno dushyimbo. Sibyo? Tega ngende ndebe ko Muhamagare mu murima. Wamagara ze bigosore. Ntabwo Bika bigosoye.
Mama Tere. Kara. Waruje. Naje mwabirangije se. Enda go satiro tu. Yaba we. Ngo sande ko nabona mirongo byiza ngura naka. Ariko mugize vuba. Naza kuburara nyabo. Mugize vuba rwose. Mugize vuba. Reka bangu banje bafite imbaraga bafite courage. Mwabimazemo neza. Twamazemo neza bigosorere. Reko naza ngura agacupa nimugoroba naza kongera. Ariko nanjye nturi bumbera. Ariko sa n'ubizi ko kwa Tere. Ariko nagutura. Wasi tukajya duhaza. N'ubundi ntabwo arimo kubera ikijyanye umutini icupa rimwe rigura abatindi nyabo ndabona mwana bigosoye mwana bihuye neza cyane rwose icupa rimwe rigura abatindi ihumura kubanza kunywa urabijya kubigirira hehe nimara kubona mirongo nk'ebyiri cyangwa eshatu se wagira ngo ntabwo nzamuka rugurira ku muhanda mu kabuga nkandujyana bakama amafaranga nabamo ngacupa mu makimwe akiwe aho ugira muri cyaka kimeze nabi ibishyimbo biba bihari icyaka kimeze nabi rwose ubona umusaruro nagize koko mu matereza umusaruro nagize ubona wambuza kumutupana n'abandi umugabo ugomba kunywa rwose umuntu aba yavunitse ntabwo ntabwo uri pita rwose ariko nanjye ntunyibagirwe yego ndetse nakwagira nkibuka ndera nanjye ntunyibagirwe rwose ntabwo nabikora inganzo nanjye mbigosora neza mbimare n'inyanja ariko si ubirumye cyane ntabwo kwangara agapfa reba nanjye ndasayidira na burya ukuri kw'Imana ubundi bakagira uburyo uva mu mwuka ukamfasha ukanyobera gafate kano gato ariko si nta myanda iba gazi n'amagunda yamara icyo ndabona ari uko ni kose ariko ndabona ari ibyo ariko naje igishyimbo gisa neza ujya ubona iki gishyimbo kirasa neza pe icyimbo cyane kirasa neza umuntu wese ukibonye aragitangara avuga ati genda genda miranze ariko uno musaruro wacu rwose icyimbo rero iriya nyiraminani ataragenda yaba ataragenda ari byinshi yafashaga atararwara yararwaye se none se mujyanye kwa muganga uzi ko yavunitse akaguru namuvuze bakajya bambeshya bamiti ituje ubuziranenge ntiyoroherwe bikarangira ngiye kumuvuriza iwabo wari kwivuriza iwabo ariko yagiye kwa muganga naramujyanye mumushakira ba bantu bunga biranga mpitamo kumuvuza kuri rya vuriro ryegereye iwabo kuko urabona ibya magendu ntabwo ari byiza n'ubundi kwa muganga niho heza rero bamwe baramuhunga bamushyizeho igisima gusa mfite icyizere ko byibuze ashobora koroherwa muri iyi minsi kumubona rwose ibyo niko byamugendekeye yararwaye bituma nyine kwivuriza iwabo hegereye iriya vuriro kuko niryo rivura neza niryo rivura neza ariko urabona zoroherwa hano hari ibitaro bikuru byatangiye kuza nese ibyo ubwo nagize neza ubwo wamwegereje nyina burya abantu b'ababyeyi bamenya ni ukuri kumenya abana babo wowe umugabo ntabwo wari kubishobora byari bigoye na bino bihungu byanjye se babyiruka mba ni mu mirimo yose nkora hirya hino nshakira amatungo twatsi gira gute byose waragowe no kutuma ariko ihangane nyagasani arahari mubyeyi we imana irahari rwose yore byihorera ubu ngubu nanjye byaranyobeye iyo nzara utayorohewe urakoze cyane urakoze n'ukuri kw'Imana kuko binyarukane hakiri kare ngaho rero reka ngusubire mu mirimo yego urakoze cyane ndaza guhamagara nimugoroba ntabwo ndi bugucure ntabwo nabikinisha rwose Banyarwanda kazi reka mbashimire Icyatwa TV turayikunda nkunda ibiganiro byayo